Uryamye usinziriye mu gicuku, iyo usinziriye burya uba usinziriye, ubuze ikiri bukuyeho, ukumva uwo mwashakanye ari gukora cya kintu, ari gukora cya kintu atakubwiye akaza akabeyura agaturika mu bitotsi, atambyukije ngo nkangure ubwonko mve koko nkangutse, nkashiduka byageze biri kuba Jesus. mu muntu atitaye muri pozisiyo yose. Abantu turyama mu buryo butandukanye, kandi buri muntu agira pozisiyo akunda kuryamamo, gusinziriramo. Yewe rero ujya kwisanga kwa kundi nsinziriye ibintu biri kuba. Jesus. Icyo gihe rero njyewe nabifataga nk'ihohoterwa, cyangwa igikorwa kidakwiriye uwo ari we wese. Ibyo mbonyeho ndumiwe Mu magambo makeya ibintu twabanyemo era naho mwiyama byarankomeretsaga. Ndi gusimbuka inkuru ntabwo najya mu madetaye yose. Hari narakanirwaga cyane ibyo mama wanjye niga no mu wa kane kaminuza, njye nize imyaka ine, atatinyaga kumbona ndi nko kuri telefone akaba yantuka. Ni wa muntu utarajyaga wubaha ko ushobora kugira gahunda zanjye bwite ziri pasono, wenda atagomba kujya no kumenya cyangwa niyo yazimenya ariko kamagwahe yo kuzijyamo. Nakuze ndi wa mwana ndetse kugeza n'icyo gihe mbabwira ndi kurangiza kaminuza ndi umuntu mukuru, ngendera cyane ku gitsure cya mama wanjye n'amategeko ye yarandemereye cyane. Umugabo ahantu twamenyaniye aho nakoraga stage. Murabizi mwese muri gusoza kaminuza babasaba ko mujya gukora stage bitewe n'amasomo mwiza. Yagiye rero gukora stage mu kigo yakoragamo, sinabimuzi nawe ntabwo yaranzi. Noneho njya gukora muri departement yakoragamo, ku buryo twajyaga tubonana kenshi gashoboka kuko twakoraga muri departement imwe. Biba na ngombwa ko duhinduranya amanimero, nsaba nimero ndayimuha, ariko uko namubonaga ari umupapa, nyine umupapa. Sinigeze ntekereza na rimwe ko njyewe nawe hari aho dushobora kugera. Ntabwo yari umuntu natekerezaga. Nakoze stage iwabo ku kazi kuva mu kwa gatandatu 2014 kugeza mu kwa munani. Stage ndayirangiza, nsubira mu buzima bwanjye bw'ishuri. Muri iki gihe cy'amezi abiri cya stage nta bintu yatangiye kujya mvugisha. Ni umuntu uri cool, njyewe sinsebanya, atangira kujya mvugisha tukaganira, ariko nkabona ni umuntu mukuru cyane w'umupapa, tutakagombye no kujya twicara tukavugana. Nari nkiri muto, ariko noneho umunsi umwe mbona atangira kujya anyohereza amayinite buri munsi. Nabyuka muri telefone nkabona amayinite y'igihumbi everyday. Igihe cyose nakoze stage iwabo, nkibaza uyu mupapa unyohereza amayinite buri munsi, noneho nkamutinya, nkabona sinamwiyama. Noneho umunsi umwe rero ndamubwira ngo rero twari duhuriye muri stock, bazi ko abo bari bafite stock hari ibintu babikagamo duhuriramo, twese hari ibintu tugiye kurebamo. Ndamubwira nti rero njyewe ntabwo nshaka ko iyo nkubonye ngo ndi umupapa mukuru ufite umugore n'abana, ibi bintu bya kururukuru by'amayinite bya buri kanya ntabwo mbishaka. Araseka cyane arambwira ati ndore uyu ndabibona ndi umupapa, ni mukuru kw'Imana aho gushobora kuba ufite n'abana tuzana. Arambwira ati ni ukuri njyewe ndi umusore ndashaka nta n'umwana ngira. Yego mana, ngira ngo ari nko kumbeshya ibintu byo kuganira. Mu magambo make nubwo ubuzima twabanyemo, ntiyigeze ambwira ko nkunda, sinigeze mubwira ko mukunda. Tuva muri ubwo buzima bwo kujya nyohereza amayinite nari kujya nyamusubiza nkayakira, tugahurira mu kazi. Saa sita twajya muri pause tukaba twahurira aho tugiye gufatira lunch hariya hafi y'akazi. Ubuzima bukomeza uko nguko. Ndangije stage, contact zacu, kuvugana kwacu byarakingereye cyane, kumva njye nta gahunda nari mufiteho.
nuko nawe nzi neza ko nta gahunda yaramfiteho ifatika. Tugeze mu kwa 11 2014 nagombaga kudefanda, yari ndi kudefanda mu bantu natumiye, ntekereza ko nawe namutumira. Mubona atumiye nawe yari arimo, hanyuma ntiyaboneka, ntiyitabiriye defense yanjye. Sinabigize big deal kuko kuza kwe no kutaza kwe ntacyo byari bimbwiye. Hanyuma mu kwa 12 tariki 12 z'ukwa 12 ndagraduating 2014. Nabwo ndongera ndamutumira mu batumirwa nari nateguye. Nabwo ntiyaboneka. Tariki 16 z'ukwa 12 nafashe gahunda yo gusubizayo toje cya gikanzu bambara bagraduatinze ku ishuri. Ari nyimaranye iminsi ine mu rugo, ndavuga ati reka nterure ibintu by'abandi. Mu gihe rero ndi kujya ku ishuri arampamagara arambwira ngo ndagushaka ko tubonana. Ndamubwira nti rero ndi kujya ku ishuri nturuye toje, reka ndebe igihe ndangiriza ninsoza kare ndakubwira tubonane, kuko ibyo nakoraga byose natinyaga gutaha ntinze kugira ngo mama wanjye atangaza hanze. Kuko no mu bihano byinshi nagiye ndara hanze inshuro nyinshi, nkaba namara iminsi 3 ntagaburirwa bitewe nuko nakoze ikintu runaka kandi nacyo kitari icyahatari. Okay, reka twihute kugira ngo ducarabure kuko nafata story zose z'imyaka 10. Tubwire mwarakundanye murarongorana murashakana. Nibyo mbabwira, ntabwo nigeze nkundana n'uyu mugabo, nari ngiye uwo munsi uwo munsi yasabye ko duhura, yansabye ko duhurira muri Fantastic, hari restaurant yabaga mu mujyi wa Fantastic. Ndasimbuka nabane ibyo mbiri bimbwire vuba ntahe, kuko njye nabaga nzi icyo hinda ikibazo nza kugira. Naragiye turasangira, arambwira ati rero nashaka kwixquiza ko mu minsi mikuru yose wantumiye mu ntigeze mboneka, ambwira gahunda yari arimo, nambwira ati niyo mpamvu nifasha ko dusangira. Ndavuga nti merci, turaganira, arangije tugiye gutaha arambwira ati kubwira ikintu udutekerezeho. Njyewe ndifuza ko tubana mu ntangiriro z'umwaka utaha. Abana gute? Yes, munyihanganire mbibabwire kugira ngo mwumve, ntabwo ndi butinde cyane ariko ngombwa. Fata umwanya wawe. Yes. Kuri 16 z'ukwa 12 2014 arambwira ati ndashaka ko tubana. Ntahi iwanyu, ugenda ubwira iwanyu ko wabonye umugabo kandi ko muzakora ubukwe mu kwa 2. Nukuri narasetse pe, narasetse mu mutima, ndaseka nenda gupfa, ndamureba ndumirwa, ndamureka ko musetse cyane, ndamwitiriza turataha. Nongeye kuvugana nawe tariki ya mbere, tariki 5 z'ukwa mbere 2015. Niho rero yasanze kwa muganga kwa Kanimba ndwaye, yaramamagaye ambaza ndihe, namwe narwaye ndi kwa Kanimba, ati se mbagusange mwana nta kibazo. Araza aranyicaza ndivuza, ngiye kwishyura aranyishyurira, ngiye gutaha, antegera taxi voiture, ndetse anambwira ko amperekeje angejeje mu rugo, amenyesha ko nageze mu rugo amahoro. Arangije kujya ubwira iwanyu ko wabonye umugabo mugiye kubana. Yes, tugeze ku irembo ndamusezera nyine mutumira ko yamerekeje kandi ko yangejeje mu rugo amahoro. So ubwo uwo muntu abikuye gutyo wabyakiriye ute? Ambwiye gutyo ntago mu byukuri nta bintu natekerejeho kuko ntago byari muri njyewe, ntago byari bindimo. Arambwira ati rero nifuza kubona mama we nkamusuhuza. Anabone ko nanaguherekeje kuri kwa muganga. Niko kambere nari njyanye umusore wacu. Mubwira ni wa mugabo urashaka kumurira ibibazo. Nta muntu ugera iwacu mbabarira. Arambwira ati rero niba na muntu urahageranye ninjye wa mbere uri buhagire. Turaharira ku muhanda, ntashye arankurikira, ngiye kubona ngenzeho n'iwacu n'umunzu ngo pi. Uwo munsi nibwo bwa mbere yarageze iwacu, nibwo bwa mbere yarahuye na mama wanjye. Ari presenta, mama wanjye mbona aguye mu kantu nyine ariko ari kalma, aramwakira uko ashoboye kumwakira. Ati njye nitwa Christophe, Gloria yakoze stage iwacu, yambwiye ko yarwaye, nari muherekeje, none nari mucyuye, ndavuga nti namwe mbasuhuza. Mama ati ndishimye kukumenya, donc akunda abantu baganira for the first time. Nuko turicara nk'iminota 20 arangije arambwira ati se mama,
ubutumwa nahaye Gloria ko bagezaho yaba yarabubagejejeho. Mama ati se ni ubuhe butumwa? Ati Gloria hashize igihe twarapanze gahunda y'ubukwe. Yabikubwiye uwo munsi? Ni ukuvuga ngo ngewe ya le 16 Decembre ansaba ko duhura tugasangira muri Fantastique. Niho yansabye ko nataha nkabwira iwacu ko uko mfite ubukwe mu kwa kabiri. Ku mutima wanjye ndavuga nise ndakorana ubukwe n'umuntu ntazi. Jamie, bwira mu rugo dufite ubukwe, komeza. Ibi ndi kuvuga ni ukuri, ntabwo ari inkuru ndi guhimba. Kuri iyo tariki 5 z'ukwa mbere, umugabo niko kwicarana na mama aramubwira ati ese mama Gloria yarakubwiye gahunda dufitanye, mugeze mwitegura ubukwe ngo twebwe iwacu imyitegurire imbanije, nayo mpamvu tumye muherekeza kugira ngo mbonereho no kumenya gahunda zanyu aho zigeze. Reka ndabwiza ukuri, nari ngiye gupfa, nari ngiye kwitura hasi ibyo bintu mbyumvishe abibwiwe mama wanjye. Umutima wampagazemo, ndakanura amaso, mbura ubwahakana, mbura uko ndira, mbura uko nsohoka, ndumirwa mera nk'igiti. Mama aramubwira ati rero iyo nkuru njyewe ntayo nzi, ni wowe yumvanye, Gloria ntabyo yigeze ambwira. Umutipe arampindukira narandeba ari guseka ati ariko Gloria nta soni, kuki utabwiye mama wawe? None se ubu ngubu uko twebwe narinje ngo dupanga ahubwo itariki y'ubukwe, turakora ubukwe gute utarabibwiye mama wawe? Mama ararahira arirahira ati ni ukuri kw'Imana uyu mwana nta gahunda y'ubukwe yigeze angezaho. Nanjye ubwo ndaho meze nk'igicucu, sinzi icyo kuvuga n'icyo guhakana. Noneho njye bimwe nakubwiraga bwa bwoba nakuranye no kutagirira mama wanjye icyizere kubera uburere yampaye, uburyo yandezemo, ndatinya ndavuga ni noneho uyu mugabo nasohokana barankubita baranyica, barananyirukana ndare hanze. Nkajya mwicira ijisho nkamubwira nti have ibyo bintu wibivuga uri kunteza ibibazo. Noneho uko mwiciye ijisho niko noneho ari kwakiselera akabwira mama ati twebwe tugeze aha twitegura, ese mwebwe bimeze bite? Mama aravuga ati rero njye izi gahunda zose zirimo, uyu mwana ejo bundi nibwo avuye mu minsi mikuru ya graduation, amafaranga yose nari narasevinze nayamudepanshijeho turi kwakira abantu. Ati rero ubu tuvugane njye mfite amafaranga 16 byonyine kuri konti yanjye, niko mama wanjye yamubwiye. Christophe aramubwira ati mama ntago amafaranga ariyo kibazo, ahubwo ikibazo nuko unyemerera ukambwira ko tugafixa date tuzakoraho ubukwe n'uyu mukuru. Nukuri si ukubeshya, mama biramurenga, mama ararira yicwa n'agahinda ati ni gute mbyara umwana agagira fiancé agapanga ubukwe ntambwire iwabo w'umuhungu bakaba bagejeje imyitegure kure, twebwe ntacyo turageraho, ibi bintu nzabibwira gute umuryango, ibi bintu mbyitwayemo. Kandi koko icyo mama yavugaga byari ukuri. Christophe aramuhumuriza aramubwira ati mama ikibazo cya moyen tuzashaka ubushobozi, ubukwe bube gusa we go ahead. Ubwo ndaho sinshobora guhakana ko ibyo Christophe ari kuvuga ntabizi, kuko umuntu ntabwo yaza kubwira iwanyu ko mufite ubukwe mutarabivuganye ngo hanyuma ibihakane. Icyo gihe narinjiji, nakuze ndi umwana wahahamutse, bintera ubujiji bwo kutamenya kuvuga oya cyangwa yego. Ntabwo nari nzi kuvuga oya cyangwa yego. Christophe mu magambo make uyu munsi tariki 5 z'ukwa mbere 2015 yavuye iwacu nka saa 4 z'ijoro amaze gukonvenka mama wanjye ko njye nawe tugomba gukora ubukwe kandi ko njye nawe tubiziranyeho. Icyaje kubaho rero nta kindi, Christophe yaratashye yemezanya na mama wanjye ko ejo tariki 6 z'ukwa mbere azaza kumfata tukajya gukora invitation, ko ikibazo cy'ubushobozi tutagagombye kugihangayikira, byose bizakorwa hamwe n'Imana ndetse n'abantu. Mama aravuga ati rero niba uyu mukobwa yarashatse gushyingirwa kabimpisha, njyewe ntacyo ndibwiyempozeho, ni gahunda zanyu, niba mukora ubukwe mu bukore gusa ntimwe expecting ko njyewe hari ibintu byinshi mfite kuko narashiriwe kubera amashuri y'uyu mukobwa. Christophe yaratashye, nubwo namuherekeje pe numvaga nataha ndibuze kumutelefona nkamutuka nkamubwira ibyo nshoboye byose kumubwira. Kuri we rero yaratsinze igitego cy'ubuzima bwe, yarabonye umugisha wa mama wanjye,
bwarakeye mu gitondo ubwo Pianso hamaze gutaha mama wanjye ya telefone isi yose ari kurira, umwana apanze ubukwe ntabimbwiye, umugabo we niwe uje kubimbwira, famiye zitangira kumpamagara, umugabo we ni uwa hehe, iwabo ni he, simpazi, uretse kuba nzi aho akora gusa n'amazina ye, nta kindi kintu nari nzi kuri uriya mugabo. Nanjye bimbera ikibazo nkabona sinahakana ngo ibyo bintu ni ukubeshya, ariko sinavuga ko yamfashe ku ngufu nshyingirwa nabamubeshyeye, gusa nanjye naje kugira impamvu imwe nyamukuru yatumye nemera gushyingiranwa nawe, ahubwo mbibonamo nk'amahirwe akomeye yo kuba ngiye kuva iwacu nkajya kuba mu rugo rwanjye. Amahirwe rero nari mbibonyemo nuko kuri iyo myaka yanjye 23 hafi n'ine nari mfite, nari mbayeho ubuzima nshobora gukora ikintu gito kidashimishije mama wanjye akandaza hanze, ndi umukobwa mukuru nkarara hanze, ijoro rigashira ndaye hanze. Ahantu twabaga hari ukuntu twabaga turi urubyiruko rwinshi, tukagira ikigare cyo kujya gusenga mu mibyizi, tukirwa mu cyumba cy'amasengesho tugasenga, nataha bwije nka 2 mama wanjye akandakarira akamfungirana nkarara hanze, yabatangiranye kurya ubwo nkabura ibiryo nyine nk'icyumweru cyose ngo kuko nagiye ngataha ijoro. Byagezeho no gusenga Imana ndabireka, nawe ati Nyagasani niba njya kugusenga buri munsi ngahura n'ibibazo ntashye, wihangane sinzongera kugaruka imbere yawe. Noneho nibutse ubwo buzima bwose, kubaho ntotezwa, kubaho nta burenganzira ngira bwo kugira inshuti zinsura cyangwa ngenzi isure, donc nari mbayeho ubuzima bubi. Noneho nari ndangije ishuri ntangiye gucyurirwa ko ngomba kubona akazi, akatangira gukompara njyewe n'abana babagenzi be, tumwana wakanaka amaze kugera kuri ibi gutya na gutya, donc nkumva ko ndi bubuzima bwari bungoye cyane. Sinavuze byinshi ariko nari mbaye mu buzima bubi cyane, ku buryo nari ngeze kuri njyewe ngira ikibazo buri gihe cyose iyo ngize depression numva nshaka kwiyahura buri gihe cyose pe. Mu magambo mu magambo makeya rero nari mfite option ebyiri. Uyu niyo mama wawe? Nshaka yego komeza. Numvaga nshaka kwiyahura kubera ukuntu nari mbayeho nabi, nkabona gupfa nibyo byambera igisubizo, cyangwa se nkasohoka mu rugo nkajya muri ghetto nkajya gukodesha nkimenya nkava ku buretwa. Narabyemeye tujya gukoresha invitation ntitaye ko tutarabiranye, ntitaye icyo nashakaga kwari ukuva iwacu, kandi noneho nzi Imana ntihavuye mu buryo buboneye umukobwa wese yifuza. Twaragiye dukoresha invitation yuko tariki 7 z'ukwa kabiri 2015 twari gusaba no gukwa na civil, tumenye z'ukwa kabiri tukata dukora mariage. Urumva ubukwe bwacu twabupanze mu minsi 30 yuzuye. Twakoze ubukwe rero nk'abandi bantu bose, dukora imihango y'ubukwe nk'abandi banyarwanda bose. Ababyeyi umuhungu mutaziranye? Umuhungu tutaziranye utanzi nanjye ntamuzi. Urumva njyewe mvuye iwacu, twaje kugeraho anjyana iwabo habura nk'icyumweru ngo dukore ubukwe, hari mu ntara Rubavu. Yajya kunyereka amafamiye atandukanye, nanjye i Kigali nkajya ngenda mwereka amafamiye agiye atandukanye, kwa kundi nyine abantu bagenda bapresentana mu mafamiye. Umusore twabanye atanzi nanjye ntamuzi kuko ntitwigeze dufata igihe cyo kumenyana. Ntekereza ko yari ari kuri pressure runaka nawe nkuko nanjye nari ndi kuyanjye, ariko twese ntitwabibwirana, turafatirana. Twese turafatana na nyine, buri muntu ari kwirwanaho. Niko nabyita. Kubana turi guhunga ibibazo byacu, niko njyewe nabyita. Twabanye neza rero tukibana, twabanye neza
nkajya nanantangara nkavuga nti bya bintu ni sawa. Tubana neza nk'umugore n'umugabo, tugasura abantu bakadusura, ambera umwana mwiza. Gusa ntawe utagira defo, akaba afite defo yo guhisha ibintu byarabihisha cyane, yaba ari ibifite umumaro cyangwa n'ibidafite umumaro. Kandi buryo iyo ashakanye n'umuntu ntabwo aba ari ubuzima bwawe wenyine ugomba gusharinga n'uwo mubana ubuzima bwa buri munsi, kugira ngo mwirinde ibibazo bishobora kuvuka nyuma ko hatabayeho communication ku gihe. Maze kuremarika ko iyo defo yo kudakominika, namusabye ko twagerageza tukiga communication, kuko communication ni kimwe mu bintu byubaka urugo bikanarukomeza, hamwe n'amasengesho. Ndagerageza uko bishoboye, ntabwo niyo kamere ye kugeza n'uyu munsi, ntabwo namuhindura, ndabyakira nyine ko ari weakness yiwe. Hakajya mpisha ibintu bifite umumaro cyane, nkabimenya mu nyuma bikankomeretsa, ariko ndabyakira. Yajyaga nkubita, yajyaga mpahira, ndatwita, turabyara, turahembwa nk'indi miryango yose. Mu magambo makeya uko niko nabanye na Christophe. Kugeza igihe tubana, sinari nzi ahembwa ngahe, sinari nzi imitungo afite, byibura ngo nari nkurikiye amafaranga cyangwa imitungo. Njyewe icyo nahungaga cyari mama wanjye. Naravugaga ati mama, as long as mvuye kwa mama nkahava mu cyubahiro, nishaka nzagende mfira aho ngiye. Umva ibyambagaho byose numvaga nishimye. Noneho mu rugo hari ukuntu habaho uduchallenge ku mukobwa utakuze cyane, udafite experience. Nta muntu ujya mu rugo ufite experience, ntawe. Iyo rero ugize amahirwe ukagira umubyeyi, numva umuntu wa mbere wabisharinga ari umubyeyi wawe, akaba yagusengera cyangwa akakugira inama mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yewe rero kwa kundi nikuze nta cyizere, mutinya, nkajya ntinya kusharinga ubuzima bwanjye nawe. Donc ibibazo nagiraga mu rugo ariko ngira inama nkabigumana mu mutima. Umunsi umwe nigira inama nawe nti reka ntagishema mu munsi w'inama. Yego ndi kwihuta. Mama rero icyo yaje kumbwira umunsi umwe, sinzi ikibazo namubwiye nagiranye n'umugabo, arambwira ati koma musosi. Ayo magambo mbabwiye nuko yayambwiye, twari turi iwanjye ndi kumuganyira nyine kwa kundi umwana aganyiranye. Yaransetse, yarangije arambwira ati koma musosi, ubundi washakaga wihurutuza ushaka kare ujya hehe? Urumva kuba mbabaye mfite ikibazo ndi kubwira umuntu umutezeho inama se cyangwa guhumurizwa, akambwira ijambo nk'iryo, ntabwo ubutaha nshobora kongera gutinyuka kumubwira ikindi kibazo naba nagize hehe mu rugo. Ubwo nahise mbona ko atigeze ahinduka mu mibereho ye ya buri munsi. Ndavuga ati n'ubundi nashaka kureba ko hari inama nzima ushobora kumbwira. Nihuse rero mu 2017 nashyingiriwe na Christophe afite ikibanza, gisabira icyangombwa cy'ubutaka cyo kubaka, barakiduha mu karere, turubaka, tuba twubatse iriya nzu mubona y'ibyumba 2, tuyubaka ari nk'iy'agateganyo kugira ngo tube hafi ya chance, tujye twubaka turi muri chance. Mu 2020 rero niho mama wanjye yaje gutura iwanjye, kuko nabisobanuye uburyo yajemo nabubabwiye, uburyo butigeze bunshimisha, ari nawe intandaro nyamukuru n'ibibazo mfite kano kanya byatangiriye. Murakoze. Sinzi niba rero mwambaza kuko urumva background ndayivuze. So uko nuko wamenyanye na Christophe nuko mwabanye. Reka noneho twumvishe headline cyangwa twumvishe imva n'imvano n'urukundo rwawe nawe. Reka noneho tujye mama wawe kumuzana mu rugo. Mama wawe yaje mu rugo ate iwawe? Yego, umuntu wakubwira kubaka hariya yaraziranye na Christophe, yaje kuza atigeze amenya umukwe we gute? Yego, Christophe mu buzima busanzwe ku bantu bamuzi ni umugabo mwiza, ni umugabo uri cool cyane utagira ibibazo. Biki? Hanyuma mu 2018 hashize imyaka twimukiye hariya mubona dutuye, yatangiye kumbwira ati Gloria, mama wanjye amaze kwitaba Imana, umubyeyi dusigaranye ni uriya wawe.
none se wazaretse tukamwiyegereza tukamusigasira kuko ari umubyeyi dusigaranye tukamwitaho. Arongera arambwira ati mama wagira diyabete hato atazagira krize ari mu nzu wenyine ugasanga agize ikibazo mu ijoro cyangwa natwe tukabimenya bitinze bitari ngombwa nitwe bana afite. Umugabo wanjye naramubwiye ni Chris ibyo mbwiye ni ukuri pe nanjye kuba mama yibana wenyine bigira impungenge n'uburwayi afite ariko nanone ntabwo bikwiriye ko aza kuba muri iyi nzu turimo muri inzu turimo ni ntoya. none se nibyo yararwaye diyabete? Ku bantu bazi amoko ya diyabete hari diyabete ya type 1 hakaba na diyabete ya type 2. we rero agira type 2. Type 2 rero yego nayo irani indwara ariko ntabwo ikomera cyane nk'ukuntu type 1 bimeze. Iyo wifashe neza uba muzima nta kibazo. Niyo rero agira. Hanyuma rero ndamubwira nti wowe igitekerezo ni cyiza ariko urabona iyi nzu ni ntoya ejo nakwita nkabyara undi mwana reka natwe urabona ntidukwiriye pe ntabwo dukwiriye murekera aho ari ahubwo tuzakomeza tumwitaho uko dushoboye ariko ari bibi. Niyo mpamvu nabasabye ko ntangirira mu ntangiriro hari impamvu namurwanyaga ko aza nuko imico ye na karagiteri yiwe nari mbizi. Ariko ibyo byose ndi kuvugira hano nkaba ntabibwira umugabo wanjye mu rwego rwo kurinda icyubahiro cy'umubyeyi wawe. Kuko rero natangaga buri gihe impamvu idafatika cyangwa idasobanutse umugabo nta na rimwe yigezeho agaciro impamvu njye namuhaga ahubwo akabona ko ndi umwana mubi ntashaka kwakira umubyeyi wanjye. Mu magambo makeya rero byaje kurangira umugabo wanjye abisetinzemo mama wanjye ko agomba kuza kuba mu rugo atakwiriye kuba wenyine. Undi nawe kuko abyisetinga mu mutwe yumva ko koko kuba wenyine ari risike agomba kuza kuba iwacu. Mu magambo makeya njyewe noneho nguma ndi hagati yabo nk'aho ndi umwana mubi. Urumva mama wanjye amasinde twari dufitanye twembi twari tuyaziranyeho. Ni nayo mpamvu yahoraga yurira abwira Christophe ko agenda umwana mubi ntamukunda. Ari nabyo yabwiraga n'abantu ko umukwe we amukunda bashaka kuza kuba iwacu ariko njyewe nkabyanga nkabirwanya. Nabirwanyije uko nshoboye ariko nkabirwanya mu kinyabupfura ku buryo nangaga icyakomeretsa mama wanjye nangaga kuba direct cyane kandi ndimbire Christophe ukuri kw'ibintu uko tumeze duherera muri ayo ngayo birangira nk'uko nabisobanuye mbere ko yagiye kumwimura arimuka araza. Twatangiye kubana rero kuva mu kwa mbere 2020 kugeza mu kwa 9 2023. Hagati aho rero alo azi wawe nta ruhare wabigizemo? Mu by'ukuri njyewe kuko uwashakaga kuza iwanjye nari muzi sinigeze nifuza ko aza iwanjye ariko nanone sinigeze ngaragaza impamvu zindi nari mfite zikomeye nzigaragariza Christophe zatumaga ntashaka ko aza. Mu bintu byagiyemo sinabye expose. Mu magambo makeya rero ubuzima bwanjye na mama mu rugo yaraje asanga ndatwite ariko nanjye sinari mbizi. Nari mfite n'urugendo rwo kujya muri Tanzania njyayo. Wari ugiye gukora nari ngiye kwiga marché yo kujya isoko ryo kujya mvana ibintu Dar es Salaam nkabizana i Kigali. Yego sinagiye njyenyine hari abantu twajyanye. Hanyuma ngezeyo ntangira gucika intege ntangira kugira ibimenyetso by'umuntu utwite. Ndipima mbona ko ntwite mpita noherereza umugabo wanjye ako kanya ndamubwira nti usanze ntwite. Bwarakeye ahita ahatishiriza tike y'indege ntaha i Kigali ba bagenzi banjye twajyanye mbasiga Dar es Salaam. Yego naratwise nyine naje i Kigali korona iraza ndatwita ndabyara nk'abandi birarangira. Hanyuma
muri uko gutwita rero kuko iyo ntese ngira amaleze menshi 80% mba ndi mu bitaro. Numva mama wanjye yafashe responsibility nk'umubyeyi ufite umwana urwaye, umukobwa urwaye, afata za nshingano nk'izanjye nakagombye nko gufata amenya urugo. Yes, kandi ndabimushimira cyane. Amenyera umwana mukuru nari mfite, donc akordona urugo nyine nk'umubyeyi w'umugore. Sinigeze mu buzima ntekereza ko hari ikintu cyari cyo cyose, nta n'undi muntu ubitekereje waba ufite wenda nk'ikibazo mu mutwe ko hari ikintu gishobora kuba hagati y'umubyeyi wawe n'umugabo wawe. Nabyaye mu kwa 9 nk'uko nabibabwiye. Ubwo twararanaga n'abana mu buriri, njyewe n'umugabo n'abana, kuko icyumba cyitwa ko ari icy'abana cyabagamo mama wanjye, kandi umwana wanjye w'umuhungu yari yaranze burundu kurarana na nyirakuru. Njyewe na kagahinja rero turakomeza tuba mu cyumba kimwe. Hanyuma mu magambo make abana barakura, ariko nsubiye inyuma, mama nabonye ko mbyaye, ndavuga ntahari igiye kuba aho ngaho kugeza mu kwa 12 cyangwa mu kwa mbere k'undi mwaka azibwiriza yimuke, kuko inzu iri kutubana ntoya kandi arabibona ko mfite uruhinja, mfite umwana ufite imyaka hafi 5, nkeneye kugira icyumba cyanjye nk'umubyeyi n'umwana akagira icye. Donc niko nabisetingaga mu mutwe, ariko nkavuga ni si ngombwa ko bimubwira kuko ari ni mama wanjye azabyibwiriza abikore biturutse muri we. Hanyuma kwa gutegereza rero umwana agira umwaka, tukirarana na wa wundi. Uko umuto yakuraga niko n'umukuru yakuraga mu mwaka. Mu 2021 mu kwa 10 naje kumenya ko muri quartier munsi yiwanjye hari akazu gatoya kari ku isoko. Niko gupropoza mama, ndamubwira nti aya ni amahirwe tubonye akomeye cyane yuko waguriye inzu hafi y'iwacu kwa mutwe, niyo wakwimuka uzatira hafi natwe tukube hafi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo proposal ndayimuha, arayumva kandi koko arayishima, iyo nzu arayishyura, arayigura. Numvaga kuba aguze iyo nzu hafi yo mu rugo iwanjye ari umugisha yuko mama wanjye azakomeza nkamubona imbere yanjye, nkaba nagize na gahunda zituma ngenda nkumva ko urugo rwanjye ruri safe n'abana banjye bari safe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu magambo makeya rero nategereje ko yanzu ayimukiramo. Gutekereza twabyumvise kandi biri ku ma platform. So waratubwiye ko inzu yageze aho arayigura, arabyemera, ariko kuyimukiramo biratinda, urumva. Nyuma hari n'inzu yari afite Nyabyondo, ni impande ya Skoro harya. Yego. Nyuma aza kuyimukiramo, arabasibisa aragenda, nyuma aza kugaruka muri kara kazu cy'iruhande rw'inzu yaguze muri quartier iwanyu abari yaza kubamo. Tugaruke gatoya muri Tanzania. Nyuma y'urugendo rw'iri muri Tanzania wongeye gusubira nyuma yaho? Yego, mu bihumbi urumva naherukaga muri Tanzania mu kwa mbere 2020, nongera gusubirayo mu kwa 4 2023. Tugaruke 2023 Tanzania, reka ze gusubira Tanzania gato mbere yuko tugaruka. Aha ngaha bari bakagiranye amakimbirane yari yose n'umugabo wawe? Yes, donc nuko nabivuze ntabwo nageze njya mu madetail yose. Amakimbirane yari ahari, ariko akirimo imbere cyane ku buryo na mama wanjye atayamenyaga. Hanyuma uretse amakimbirane yanjye bwite na Christophe, birimo ko hayiyongeraho n'aya mama wanjye bien sûr. Ari byo nakomeje gusobanura ko nagiye nkurwa ku nshingano zanjye nk'umumama mu rugo zigahabwa mama wanjye. Izo nshingano ni nk'izihe? Izo nshingano zitubwire. Inshingano ni nk'izihe nk'umudamu? Uretse gato, inshingano ku mumama hari ugukora imirimo yo mu rugo, hari ukwita ku mugabo, hari no gushira igitsina mu kindi, kurongorana nk'umugore n'umugabo. Izi nizo nshingano umubyeyi wawe yafashe? Wenda singiye kuzimura cyangwa mvuga ibidakwiriye, ariko mu buzima bwa couple bisanzwe turavuga kuri habamo
kubaka urugo kw'abashakanye Mm. wenda aba ari cyo duheraho ntabwo ibingibi nimubifate nko kwimenera njyewe bifuza ko nabonye iyi nkuru abantu benshi bayibajije Mm. ntagize icyo nshyiraho umucyo byaguma mu kirere ugasanga nta solution kandi abanyarwanda njyewe ku giti cyanjye hari abanyeretse ko bankomeje bankomereje boneraho no kubashimira by'umwihariko rero mu cyubahiro ngomba abanyarwanda abantu bose bumvise iyi nkuru niyo mpamvu nemeye gukora gusubiza bino bibazo byose muri kumbaza aha ngaha inshingano z'urugo hari igihe cyageze nyuma y'imyaka nk'ibiri cyangwa itatu dushyingiranywe na mama wanjye ataraza nza kugira ikibazo cyo kujya mfatwa ku ngufu n'uwo twashakanye biragoye kubwira umuntu ko umugabo yagufata umugabo se mwashakanye gufata ku ngufu justement biragoye kubyumvisha umuntu ibintu bigoye ni abantu batabizi bazi ko bidashoboka ariko nyamara bibaho ko njye byambayeho igihe cyose umuntu mukoze imibonano mpuzabitsina yego hatabayeho ubwumvikane cyangwa guteguzanya ngewe kuri njyewe mbita ko buri gihe uba ari gufatwa ku ngufu kuko uri gukorerwa ikintu utashakaga cyangwa utapanze mu mutwe wawe wabaga wamwimye kugira ngo akoreshe imbaraga ni gute se nakwangira umugabo wanjye nkamwangira none ni gute umuntu yagufata ku ngufu utamwimye ntabwo ibyo nabikora ahubwo igihe cyose niho nshobora kuba ndyamye nsinziriye mu gicuku iyo usinziriye burya uba usinziriye ntibuzikiri bukuyeho ukumva uwo mwashakanye ari gukora cya kintu atakubwiye akaza akabeyura agaturika mu bitotsi atambyukije ngo nkangure ubwonko mve koko nkangutse nkashiduka byageze biri kuba Jesus umuntu atitaye muri pozisiyo yose abantu turyama mu buryo butandukanye kandi buri muntu agira pozisiyo akunda kuryamamo gusinziriramo yewe rero ujya kwisanga ko akunda nsinziriye ibintu biri kuba icyo gihe rero njyewe nabifataga nk'ihohoterwa cyangwa igikorwa kidakwiriye uwo ari we wese ibyo mbonyeho ndumiwe mu magambo makeya ibintu twabanyemo bigera n'aho mwiyama ko byarankomeretsaga bari mu mitekerereze sorry komeza ni ibintu byankomeretsaga physiquement bikaba byanamvunagura umubiri urumva umuntu kuza kujya hejuru utiteguye no kuvunika ushobora kuvunika kare tugeze kuvugana iki kintu mukubwiraho urumva hari na evidence zimwe naguhaye sinzi niba wazibonye zishimangira iki kintu nkubwiye kano kanya ni ibintu twabayemo rero hanyuma bikaba ko twari dufite n'abana turarana bamadutumye ubwenge urumva igikorwa cy'abashakanye ni gake mu mwaka twashoboraga kugikora kandi noneho cyanakorwa kigakorwa ku ruhande rumwe ku rundi ruhande ntigikorwa igihe umugenzi wanjye umupatina wanjye abishatse tuvuge nka 8 z'ijoro we akaba yabikora uko nababwiye atanteguje cyangwa atabimenyesheje aribyo njyewe nita ihohoterwa ryo gufatwa ku ngufu nagiye mbana naryo mu buzima bwanjye bw'urugo n'uwo twashakanye ibi ntabwo bivuze kugira ngo nzimure ngo umuntu mukuru sindi gusebanya kuko uwo nasebya nanjye naba ndi kwisubira ntisize ariko ni realite bimwe byabaye mu rugo rwacu ariko akaba
ibintu biri très privé, byari privé cyane ku buryo nta muntu twari kubisharinga. Mu 2023 mu 2023 mu kwezi kwa gatatu tariki ya 9 muri iryo joro nari ndyamye nk'ibisanzwe, hari ahagana saa sita z'ijoro, twaryamye twasinziriye, kwa gufatwa ku ngufu navugaga kurongera kuraba. Mu busanzwe njyewe ndyamirinda ndyama nubamye niho. Bigenze ute mumugarure ndumye wa 2020 wagarutse ndumiwe, mbonye ibyo ntigeze mbona kuri nje, mbonye ibyo ntigeze mbona n'ahari ntanabibonye nka gutya, ibyo mbonyeho ndumiwe. Ayi Imana yanje, waravuze ngo abantu bazakangara, ngo babonye ibyo unkoreye niko wambwiye, ngo ibyo uzakora ngo abantu bazumirwa, ngo nanje ubwanjye nzumirwa. Ndumiwe niko wavuze. Jesus. Mutapinge screen. Mutapinge mwabatindi mwe. Mutapinge mwabakene ngo mudashobora gukora kuri iyo goro. Mutapinge muka kubitwa n'inkuba mwe. Mutapinge. Coco garuka. Mutapinge. Abashaka kuzamuka mushyire muri request. Abashaka kuzamuka no hejuru mushyire muri request. Hanyuma ndabasaba gufollowinga iyi account ikizemo hano. Iyi account mu following ni igiye kuri streaming, niyo muzajya mumbonaho. Iyi ngiyi na hostinze mushobora kutongera kuyibona. Mufati iyi ngiyi ikizemo ahangaha, iyi ngiyi ifite akadarapo ka Canada. Abari mu following. Iyi ngiyi abari mu following. Iyi mutapinge screen agaruki. Mutapinge. Iyi konte abari mu following. Iyo ngiye abari mu kurikirana igiye kuji hostinga. Jojo network iragucitse, ni network, ongera ugura amayinite ugaruke, ni network reka ndari guchangira, ari gushyiramo andi mayinite, shyiramo amayinite wongera uze. Jesus, good have mercy. Hey! Jesus, good have mercy. Ushobora no kuzamuka hano hejuru. Ariko se za nyamunsi hano nta mutop gift uhari. Hana mutop gift amafite. Go Jojo garuka. Jojo ngira ushyiramo imbaraga zawe. Vayo tugeza ahantu.